najya numva ariko noneho wari uregeye marwe ndashimye Imana wamfura umva rero kagiye mu Mana ngiye kukubwira inkuru y'ibyabereye hano ariko ujye turi guseka umusaza waje agusabira yahageze agigata igitaramo bamuha ijambo mu ijoro harimo marayika witwa Rusiferi yarazi kuririmba ugiye kutubwira agaraga ku murongo wa kangahe muri korali yarimbaga ijwi rihe yakundaga muri ya majwi 12 Imana imwohereza mu isi yaguye he nakekere mu Rwanda yageze mu mbere Kicukiro centre umubyeyi yari afite imvutsi maze tuhageze abona agaceri ka veni ariko ananga kukabona arunama agatora ariko agica bugufa wabyaye Imana w'ako kanya uwo muhungu nujya kuryunamyano uzamwitana mubyeyi bagaje imbere sibona ngari iwacu ngisa isa nkitwongeye kugira abashyitsi ariko warambwiye uti igihe cyose tuzagiga igitaramo tugiye kwanzika nje nibuka ko hari umutwaro utwaye isi wa wundi uturinda rukubise hasi rwa sahaha akaturinda kurota dusimbuka imikingo twiyahura cyangwa twihamba akaduha kurota twataramanye n'umuryango muzima twakiriye nagira ngo mama wacu akawumwinginze muzima aze gufata umuzindaro udafite biranega jejuru tumwumvire atwandarize Uwiteka tuze gucutsa igitaramo twongeye tumuhimbaze byambere mugire umugisha mama birukorerwa hano mu izina rya Yesu turindwe nawe kandi dufashwe nawe ibyo twambaje mu izina rya Yesu bacu taramana buri munsi bamasenge ba data wacu basogokuru bamone muza muri kiganza mu ndamutse rwose muhungu wanyu mukunde musi samu yo dore mari bitisi umuryango data arika mu gitaramo mukitabira ubutumire bwe muza muri kiganza namwe muturamutse cyane iyo mundamukije abi wacu baranezerwa mubyeyi mwisayise nkitwongeye kugira amahirwe gutegura iki gitaramo waravuze uti Samu ndaza kuguhemba ndagushimira cyane ko wahisemo ko mfata umuzindari wawe nkagira ijambo mu gitaramo ariko nanjye naje kuryama n'injoro myitekerezaho nsanga narabiharaniye kuko wabimaye nk'umudende unshimira yuko iyo unumye mu rwuri ntabwo neba ndatebuka singira nk'abaturanyi bo kwa kanaka bamwe batuba bakabatera igitiritiri wavuze uti nanjye ndabiguhemba ndagushimiye byimazeyo hanyuma umuryango tugiye gutaramana rero umuryango umubyeyi Ruberwa Simoni tudataramanye bwa mbere ariko urangajwe imbere n'intore Theogene ndagira ngo bavugeho ikintu kimwe data cyangwa bibiri byatumye nishimira kuba ikaze nishimye wanande bagukabaza ngo kumwenyura cyane reka mubwire impamvu ya mbere ni umuryango ubaha Imana ugakunda igihugu ukanga umugayo kabiri duhurije kugutunga kuko bagira urwuri bakagiramo abashumba bakagiramo abatagira b'amazina y'inka bakagiramo abinikiza bakagiramo n'abarenza amase abo turabahuza tukabanganya gatatu uyu muryango n'abasinga iyo tubashakiye umwoko gakondo y'abanyarwanda nsanga ari abasinga batihagika amatugunguru ku rugamba babanza imbere kane nsoza dawe abavukamwo bajya bavuga ngo basa n'abavuka iwawe n'abatera ubusara bo twahuye batari koshasa musa nk'abavuga kwa Ruberwa mubaha amashyi babyara basa nk'abiwacu ni muri urwo rwego rero ngira ngo umugabo ugwije ibigwi n'ingoga mu gitaramo uze kumutambutsa umugeze ku iruhangwamo nawe usubiza baza batugana maze umutwakirire nimenye ingingo imugenza ndakuraho urukoma wumve n'ijwi rivuga ngo pfunu 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 babakwakirire bamuha amashyi twabwisemo neza dutabe bizima igira hino n'aba bashiki bawe twakiriye umubyeyi nshimiye Imana iyo witeguye umushyitsi nawe rero twaramuziga twaramutariye tukamuhishira tukamugira ngo tuzabashe kukwakira neza murakoze cyane
nakugize ni amahoro ariko nta mahoro nta mahoro nabonye numva iburasirazuba amahoro twaje amahoro nagishimye buriya twe ntitugira amahoro gusa tugira amahoro n'ibindi wamenye rero yuko iwacu tugira n'ab'ingenzi ibintu byacu byose tugerageza ibitunga umubiri burya umuntu Imana ibanza kumwiyogesha kugira ngo tugubwe neza ikabyeza kugira ngo inda zacu zikubwe neza buriya rero ibintu byose biri zikurenga rwose rero n'abandi bose kwize karame mubyeyi abashiki bawe n'abahungu bawe bakire urakoze ko mubwo mubasha ubundi yewe Imana yicara gubwe neza Eric we murakoze enda hano enda hano cyane mushimire ababyeyi bacu kwiganira neza bakayiriza bakamirwa amanywa nijoro enda hano Eric grand frère aha mubyeyi urakoze iyo umubyeyi ahuje ikirahure siko mubyita bato na mugenzi we baba bavuze bati mwenze neza mutuziture tubanywere muraza kugenda mugere ikambere mukate mugere ku kabindi hanyuma mugire no nagakenye ku gakenye no ku gaseke ibyo musangamo mubizananye hanyuma datuyemereye mubabwire ibyo wabateguriye hanyuma bakwakirire abantu bakunda agashera data afite abahinzi b'abahanga bagiye murima bararima baracoca barabiba amasaka araguna aragundura maze tugira mu bwoko bubiri harimo amakoma ayo dushigishamo igikoma ariko si cyo tubakiriza ahubwo tucyakiriza ababyeyi batubyara umwe iwacu hanyuma amamero yavuyemo agashera murakazana kabiri abaza kwifuza agatore katatubwe n'abato urutoki n'urutoki n'ibyo bintu twabihinduye gatatu abifuza amazi urabona ko uyu muryango ukorerwa Simoni barihaye murabazanira nire akandi n'inyange mu bakumikizi bari tukigira kane abashaka n'agafanta mukabahe gafubika igifu gatanu ubuki burahari gatandatu gukora abanyamutara nibashaka amata tera umutima gutera utuza saba y'umutara Nyagatare nkaho baturutse Gatsibo k'imitoma mubazanire mu mamashi mucimire ko mabwibwe bagiye kubakiriza nkaho genda n'akana karamaguru mu bikoresha hanyuma datunyemerere mu gihe ugiye kumva ijwi rivuga ngo pfunu 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 amadakika 3 abahungu bawe basutiza amasuti wabararitse yuko abashyitsi bakihagera baza kugigata igitaramo remera bakora imuhogo nanjye ndebe icyo kiri imbere y'ibondo ntaza guhondobera ubundi dutarame bizima ngaho mukore iyo shaka dushimira abahungu ba data bakomeje kudutaramira turashimire cyane rwose reka turashimire cyane mubwire impamvu ebyiri zitumye uyu muryango nifuza ko abahungu bawe baba bacukije gato maze ukabanza ukamwakira mu kwezi k'ukuboza itariki 16 twahuye nanone ku mbuga ngari nk'iyi dutaramana n'uriya muryango dushima Imana ko mu mwaka ushize mu kwezi kwiyongeyeho uku twatoye neza
dutora intore z'urushinambwe nyakubahwa Paul Kagame tuyoboye bizima. Kabiri, burya bagira utwana tubiri, akaramanyama n'akaramaguru, akaramanyama kitwa Beri, akaramaguru kakitwa Rutete. Iyo mvuye bwota amasimbi ikibogora polytechnic gwaho ubumenyi, akaramanyama Aberi kate musisamuniye, akaramaguru kakanyakira kangezi wabo ikambere kakanzimanira maze nkamera neza. Nagira ngo unyemerere izo ngingo muri ibyo bitaramo tugira niyo bazigize neza, nanjye ndabikunda. N'ubu neragatemba batotunga n'urusuru c'abana ndabitaza, ingingo ari buvuge ngicomeke mu zindi, nunyemerera nyibanze imbere y'izacu muyijanjagure muyikubite mu cyico, ibyacu tubikomeze tubaherekeje. Mugendere dawe. Musabira umuhungu wanje Senyumva Emmanuel. Nje nawe urabona ko turimo dusaza, njewe imvi zimaze kuburinzi. Kandi nawe mwitegereje mbonye uruhara rumaze kugera mu iruko. Nje nawe ntitubyiruka turimo turasaza. Wanyemerera ukashingira aba bana bacu kazabyara abuzukuru bacu, bakatubyarira abana beza bazubaka igihugu, igihe tuzaba tumaze gusaza bakazadukorera mu ngata. Reka soze nkubwira rero nk'aho mugabo nasomye Bibiliya imbwira witwa Mose ngo aganiriye n'Imana. Ngo Mose ajyanye ikiganiro n'Imana, yabonye Imana inezerewe cyane. Ngo aravuga ati reka profite umwanya nanjye ngira icyo mbwira Imana. Ngo Mose abwira Imana tumva Mana, usanzwe untuma ariko ntumbwire uwo tujyanye. Ariko uyu munsi nuntuma umbwire uwo tujyanye. Ngo Imana yitegereza Mose ibona nta kibazo na kimwe afite. Mubwira ngumva Mose we, kubera ko wangireho umugisha nkamenya izina ryawe, nicyo nsabye nacyo ndagikora. Ntacyo naburira iwawe, ndakwizeye niba gushimiye kukwifura. neza ati twakwemera ko twamushyingirira mu sibyo. Urakoze cyane. Buriya rero nyirasenge w'umwana wari umuntu ukomeye, buriya aba afite inshingano nyinshi kandi aba yaramubwiye. Urakoze cyane. Rero nk'uko wabiteruye ubivuga uza kudusaba umugeni, umuryango wacu wa Munyarukiko hari Bosco, nk'uko nanjye bagiriye icyizere cyo guhagararira umuryango, kandi nk'uko nawe Theogene watume n'umuryango w'Aberwa ukatugezaho icyifuzo cy'umuryango, nanjye mu cyizere bagiye maje kumva ibyo banyasengeye na se wabo w'umwana maje kuvuga, nanjye ntabwo najya kure y'ibyo bavuze. Umuryango wagiriye neza umuryango wacu, nk'uko na nyirasenge avuze ati umwana wacu twamurize neza, aranakuze ageze igihe cyo kuba nawe yashyingirwa. Nk'uko mwaje muje kudusaba umwana wacu Aline Kwizera, nk'uko mpagararira umuryango nemeye yuko Aline Kwizera twamushyingira umuryango. Amasi menshi ni muntu yeneye intango gutuye niyo gusaba umugeni ku mugaragaro. Aline Kwizera nyakirana yombi niyo musabye ku mugaragaro. Oya windeba n'ibirinde bikomeza mu kanya. Kabeni kiratangara ubwo ndabimenya. Urabimenya mu kanya? Ndabimenya mu kanya. Ababyeyi, umubyeyi arabyara kandi iyo abyaye twese turanezerwa twishima. Kudashimira aba ba nyirasenge, kudashimira aba babyeyi byaba ntazi icyo gushima bivuze. Ngutuye intango kugira ngo unshimire ba nyirasenge. Umunyarwanda yaravuze ngo iyo wanze gutenguha utuma mukuru. Kugutuma si ukugusuzugura, ahubwo nuko nzi ko ari ugeze ubutumwa bya nyabyo. Unkundire aba ba nyirasenge b'abana bawe ubashimire. Wakoze uri Frank Gikunda. Iyo ndayumvise n'impamvu yayo. Reka uje Kwizera n'ubundi niwe wagiye kumureba. Yego. Ubutumwa ndabizi neza ko ari bugeze. Iyo wavuze ngo iyi nyisubiremo. Harya Theo Gateze yombi. umuryango wo kwa Ruberwa Simoni n'uw'iwacu tunamanamana, kandi uwo musore wanyu ko twagiye dukina n'agapira
mumaye ububasha kwegeze kumbwira igitaramo kiwanyu niba wumva wanyeneye yaguhaye n'akanimero ke imibare 10 reka 10 ariko nicamo muhamagara hariya yitwa Emmanuel najya numva ariko noneho wari uregeye Emmanuel ndaho ndashima Imana wamfura umva rero kagira Imana ngiye kukubwira inkuru y'ibyabereye hano ariko ujye turi guseka umusaza waje agusabira yahageze agigata igitaramo bamuha ijambo arasaba data uramutse umuryango ajurije imuhakaramure arine bamuguhaye maze ariko rero useka neza dore ubwo mashoje abametse kwigara turi karashinyika kandi ariko ayo ku buko bisetse bizima hanyuma mva kuntu ugiye kwitwara rero hano iwacu n'injye uhazi ugiye kureba abasore babe bake babe batandatu ubajye hagati icyitonderwa urebe wa mupare wajya guzano ku mbuga y'iwacu tukina na gapira tukamutse naje kurunguka mu gikari ngamenye ko ari nagera akagwa amakuru mazima pare n'umusige gatatu ndabizi sutira kubera iyo wambaye usanga imusisa mu kwisosetse kuzimu uyireke uyu munsi ushananishe nka musinga kandi gikomeye cyane uraza kureba amano yawe wanyu babareze neza ntabwo mwarwaye imvune ntabwo agerekeranye nk'amateke n'uyashyire mu birato ushaka twamase ducoke muze nka musinga baba amashyi babakira sawa urugendo rwiza ye reka n'iwacu mutanga amashyi mazima ajurisha imbuha hanyuma hariya baze gutsitsura umuhanzi muzima nanjye mfite amatsiko yo kumenya umusore wasabiwe mushiki wanjye hanyuma baraza ibikingi by'amarembo abashinzwe kubyugura mwamaze kugurura amayira muyamaremo ibizibanzira hanyuma Emmanuel Nsengiyumva Sharangabo nk'uko aroberwa Simoni tumubone hano iwanyu tuze kwegeka n'igitaramo komeze muzano yigarukire bigize ikibazo kuri umurongo wacutsa data nongeye gushima aba basore ko bagereye igihe reka imiryango y'imihuza ibiganza murashimire ntabwo batinze barategutse ariko nahoze mpamagara kuri telefone mubyumva uyu we unkundire agira ikosa rimwe hano iwacu ni wa wundi navugaga witwa Paul udapangira ipura gusa yapanze purani zibyara iposhone tubonye umuko utari umuko yitwa Paul yazaga kuvuga tukamutsinda yaje kurunguka ngo amenye ko ari nagiye agatanga amakuru mazima kwashara ngo umuhe amashyi ikibe niwe n'umugabo uko we yaranarongoye ebyiri ingero w'izindi eshatu ngaho uhindukira urebe zamura ibiganza maze abageni bakora mu kibazo wowe murongo y'intumwa Paul banza aha tambuka utestige shobuja tabugushi hose uhicare n'ahandi ntabwo hajya umwanzi arajya mushiki wanjye hanyuma nuhajye twicare wicukuze niwumva intebe y'imvunwa gatatu biyikomeye ugira ikiganiro igikumuti wowe niyo mutesi inzi ubuzima mumushimire cyane mumushimire rwose hanyuma Sharangabo namaze kumwumva ibiganza bye ntabwo byakorakuye abakobwa batagira umutima byakorakuye mudasobwa mumushimire ikindi Sharangabo wanyu namaze kumubona musinga niba bataramye aravuga ngo abagabo bazima bazajya kunyikuza u Rwanda bagira impfundiko uyu nawe arazifite ariko za gipfura ize ntabwo ari zimwe ziterwa n'agahinda zitwa nkurikiranwa n'inzima ya myoyi amashyigo ariko muramu wanjye ko n'uba n'indyarya azayatanga muzamure muri kurutumusha muzamure muri kurutumusha uja tumuzamure mu ntara nuko abasivili tubaha amapeti Emmanuel Nerutse kwirimbira ubutungu na kotora ariko ngiye kwirimbira agatero kamwe wumve ubutumwa ni wumve dore uko bazajya bamugenza bazamwicaza kwa sebukwe abahungu bamwambariye mutahire kwambara maze rero data mu itorero rya Adventiste tugiramo buriya gahunda yo gutanga raporo uko tugiye mu bihambe hari akagingo gatsinda abahungu bose iwanyu hajya bijya bibiliya ariko iyo wasa nk'uwize indimi reka mutwika akantu kamwe kuwo byanga itajya kwicara ugiye gushyira mu gifaransa akantu koroshye kavuga ngo aski umva ngahe genda wicare hariho z'abahungu kandi ngo yize indimi hanyuma uyu we yasomye bibiliya cyane mu itangiriro harimo inkuru ivuga yuko Kayini yishe Abeli ajya kumwica yari yanyoye dunda ubwonko cya yanyweye mu kubita umwica
ubwo yapfuye nimukubita umwica. Aba bahungu noneho mujye muyisoma neza. Hanyuma wowe ugiye kwinjira mu cyongereza akajambo karino bivuga ngo wowe gacwa wese uyu muzira afite iyo gasitara mano agira isingwe ashwita sinukoma sinwe na busa in English. Reka damanuka hepfo hariya. Ntabwo nibwo nigora abahungu neza reka kushanga aho yize Bibiliya kandi akabazi n'umuco waramenyera amarezi. Aha, hanyuma wowe ugiye kutubwira ushobora urumva gusobanura insigamigani igira iti ujya kwima umujumuja agacunda ndaro ujya kwima umujumuja agacunda rigatinza indaro. Mu ijoro harimo marayika witwa Luciferi yarazi kuririmba. Ugiye kutubwira agaragara ku murongo wa kangahe muri korari yaririmbaga ijwi rihe yakundaga muri ya majwi 12. Imana imwohereza mu isi, Imana imwohereza mu isi yaguye he n'akahe karere mu Rwanda yageze mu mbere ngomba bari abahungu ndetse avuze n'umwakoze ariko Manuel we ndamwizeye pare yicarire dore umugabo buramera ku bagabo bicaza we nanjye wicaje uje ataricara uyu reka mukubita ikibazo cy'umugore wari utwite nta gikuru uzagaruka kumusabira. Kicukiro centre umubyeyi yari atwite imvutsi maze tuhageze abona agaceri ka veni ariko ananga kukabona arunama agatora ariko agica bugufa wabyaye Imana w'ako kanya uwo muhungu nujya kuryunamyano uzamwitana gafaranga musabiye ibitwenge wowe uzamwite Steven kuko Siti n'ukwicara yicaye atora veni bitanye be Steven ariko none abyibagirwa uzamwite veni Siti. Hanyuma sharaga reba uruhande rurimo abasore bakuze maze so uramutse umuryango abitegereze hanyuma ukoresha ikintu ufite ubishongoreho uyizamure ububahe cyane ubabwire uti pa mwicare n'abandi babwire ariko batabukwe mwicare akoresheje iyo kintu banza utekereze ukoresheje psychology. Aha cyane zakiriye ati aha mwicare kandi muzaga bitenge mu cyange atariko namwe ba charane ni benshi hano data ndebere mushiki wawe mubwire yuko umukeneye. Cyagihe nahise bikora cyane ko nyimara kumva uyu mugabo asaba mushiki wanjye kandi akaba bazina kwizera nagiye inyuma hano ndigunga nifataha masenge umwe wajurije imuha Mukamusona hansanga ati Samu ko wigunze ni kwizera baramurongoye arambwira ati se sha impamvu itaranyishe nyogokuru akarongorwa natwe wumva azabikira kanaseka numva bya bintu ni byiza. Hanyuma nahise rero njyayo abamusigasigaga bashoje bashyizeho akabago ahubwo reka mvuge mu ijwi rirenga maze babikore cyane niba unyembereye. Ndaza kubasaba cyane muze amasiba agera muri 3 murazana n'ababyeyi bamutoje guhora umuharuro bakamutoza kwimira inyana n'indikiza bakamutoza uturimo tw'amaboko. Muraza kuzana na barumuna be bazagira ikirenge muke kuko umwari w'u Rwanda usabwe agashingirwa ntabwo abagiye bya gisiri bo bityo bagira ikirenge muke maze muzane na barumuna banjye bakaba basaza be baza bamurandase muzuko niba hari wa mwari umugwa munigi ukora imuhoga ze gukora yo mbyumve ariko n'abadari mutsitsimure bizima hanyuma tuze kubimenya aze kuhagirira igihe. aho uvuka soni bavuze mpundu zumundo nzumve cyane aho uvuka soni bavuze mpundu ntero nabonye usa nuzenga amarira mu maso ariko nakubeshyira ndagira ngo nkwisabire akantu wanyemereye iri rimwe gusa nkagusibya rwose uyu munsi ukaba usezesha aragaba uti hehe no gusiga umuryango sibyo rata erega sinakoze ubona nkoze ntacyo nonese uratekereza ko twe bitworohe kukubona ugenda ukadusiga gutya ni ukuri njye nta nubwo nzemerera amarira dutera uzayishyura urandorera gusa nyine ukureba tukwizihira nuko tugushingiye mu maboko mazima ubwenge barinda ubwoba urugo rwawe rutayemo ituze ntaho amacyacyo bitutasi ari nibyo wabyibashije ute kubabaza umwana
ate urukundo rwawe abakobwa bacu bazi kuririmba babahungu bahekeje sharangabo n'uyu ntararondora kandi ibintu ntukabikope byagutunga fata agafanta ahangaha ni iwacu nawe maze data rero ngira ngo barahamugejeje tambuka umubwiza ukuri kwambaye ubusa nashaka akomeza turi karire n'ubundi utarira yambara nk'iwacu mumurekuye muhumure mbona se mwabambye ndi mu mubyeyi yari nyamubyeyi nibaye bari hafi nta kibazo aho biri bubere nibaye musoma ari rero biragoye kuba twaguhamagaye muri iki gitaramo ukaza usanga umuryango wateranye gutya n'uriya muryango wo kwa Simoni baje tugendereye ariko humura ni byiza uje udusangamo rero umuryango Simoni urangaje imbere nshimira Imana baje badusanga mu gitaramo turatarama turaganira ariko baza kuvuga ijambo rikomeye baherukaga mu muryango wacu mu minsi ishize baza baje kudusaba irembo ry'umugeni umuryango wacu rero nk'uko tutajya twimana irembo ry'umugeni turaribemera baza no gusigaza ifata rembo ariko uyu munsi turi mu gitaramo baza kurasa ku ntego baravuga ati twaje tuje kubasaba umugeni kandi aravuga ati umugeni tuje gusaba avuga ko ararimo kandi urabizi ko tutajya tubeshya kuba ari n'abacu arahari kandi arabakoze rero mubona igitaramo cyanzitse ubona turimo tunywa aya marwa umusaza Nshimiyimana yavuze ati rwose nje gusaba Aline kandi nje kumusabira umuhungu wacu Manuel twanamugoye tumusaba n'impano aradukwega ibintu byose by'inzoga aradutura ariko aratsimbara ati rwose ngomba kubona rero twemerere kumutanga ariko aho ugiye ni heza hariyo twashyingiyeho bakuru bawe dushyingiyeho babyara bawe nk'umuryango mwiza abo twabashyingiye twasanze abantu bafashe neza uhumure rero nawe ni iwanyu ukivuye iwanyu ariko ugiye iwanyu ngo ngwino so aravuze ngo va ku giti ngo dore umuntu wihagarire hano ukunda guhobera uku cyangwa ukunda gutya ukunda uko imufashe inkoni pare ntabwo ugagiyeho ari urugamba ukunda gute ni gutya ni n'ugukora wishyira n'umuhanga ati nkunda kwishyira ngo noneho uragenda uko pare mwegere muganire intambwe zima hagati imbere ya Ruberwa Simoni imbere y'umuryango kwa data mu gihe agiye kugera ku mukunzi intambwe mubara icyitonderwa haraba habura imwe kugira ngo wegere Aline kuko basaza ntibaraguha uburenganzira kabiri ni mubara intambwe ndende zikamuco zikarenga murajya muri vigo mwaje mu mwitagire gatatu ni mubara ngufi aho zigera ubwo naho mushikanye namukomeza nyamutima twamaboko mubare nyine tumenye ko wanize imibare ariko muri no muganga ntabwo wabo bamuteza imibare zingahe mu munani ya munani n'inyishi ndi mu bitaro zingahe esheshatu ni ukuvuga ngo yamusete mu noneho murabashi ya mbere umuhungu wacu agiye gutambuka yegera umukunzi namwisha ngaho kora ya style yawe oyo uragira gutya mera ko kundi ujya kumuhobera uragenda kuriya mbese aha wabikoze bagiye aha mutari nambwe ya mbere pare mugendane pare kabiri aha mwahagaze pare none aratera nk'upima isambu none ariko kuri muramu wanjye kuko muramu wanjye intambwe enye ziburizwamo imbere ya muramu sibyo reka tubare ko ari eshatu hasigaye ebyiri pare ntabwo waba umuhatari mutera intambwe ya kane komeza ariya sitayiri aha kane gatanu bya bintu byavuyemo cumi ikirenge kabiri turebe cumi ikirenge aha noneho rero ibyo biganza bw'ikimezo kuko abasaza be ntabwo bashobora kwemerera kandi abizi nawe uri inkotanyi ntabwo ukunda abagotera icyugande cyangwa se abantu bahagaze hejuru
reka mwereke pare mushwekere ndabizi neza abandi bari umuntu wanjye ndabiyiziye banarakaye ariko nibabona sheke barahita baseka hagarara hasharaga mwereke hanyuma hano harimo sheke izigaye muri beka hakabamo n'amasezerano ajyanye na kaminuza yitwa Kibogora Polytechnic ko muzajya kwiga y'ubuganga biri no ku mwanya wa kabiri gukira UR aravuga ati baramu banjye bazandanira mu umusheri bazaze biga ikiganga undi yiga ibintu by'ubukungu hagarara aho ngaho maze basabira ifoto imwe yonyine dore hanze hashaho byaracitse baravuze ngo ni nziza imera mu isusa mutanze mushiki wanyu mwiza ni mudasenga muzaza n'utambitse ibirenge kugira ngo nzabagurire inkweto mureke mbone nimero zanyu munyereke munsi y'urukweto murakoze cyangwa munyereke ibitugu cyangwa ibihorere wigururire umwana cyangwa mugende shamba amafaranga niba bini bibuka no kumusezera mugere cyo kora abashakira intebe hano amana yanyu arebanye kagende gake ntikandushijwe ako kazuke kagende gake sha gutyo rwose ngende gupagasa kagende uko amana yarebanye ari wajya guzukanyisha uburongo iyo uvuye guhobera ngo sharangabo uba wumva wanahweramo wagirira iki noneho yatweretse uko akunda kugora muri sitayiro ye niba utabikunda twereke uko niba ukunda hejuru cyangwa hasi bikore maze umuryango bagushimire rimwe kabiri gatatu ati ni gutya maze murashimire cyane murashimire amashyi yongeze murashimire rwose nubwo amasaha yagiye iki gikorwa ntawagihagarika kandi yewe abana babyuka no gutanga umusaya noneho bombi bafite tekinike yo kubyutsa umusemburo witwa dopamine barashimana mu mugongo gahoro gahoro umusemburo wabyutse niba none yifata irangira ntumbaze iriya foto yifate izingana nka dawuni tawuni shaka noneho murakoze ko dushoje hari izindi serivisi agufitiye marere mwegere hariya ruguru najya turika agaseko ujye ubimenya nanaturika akarira ubimenye hanyuma paraze kureba ikimenyetso cya mbere gikomeye cyane ugiye kumushwekera ukamushimira ko yaguhisemo akakwemerera ni impeta ukaba umuringa hanyuma Arina araza kukumwenyura guhereza ikiganza araguha ikiganza cy'ibumoso imoso maze aze gushakamo urutoki rusumba izindi zose hafi ya mukubita ariko hirya ya meme na mukuru warwo musumba zose amubwira uti urabasumba bose mwise misi w'isoko y'usurutsa abayisanga njye nsanga buri munsi iyo umuntu yambika impeta barabatumiye gutanga amashyi ariko iyo waje kuvuma ntuyatanga ariko abaraha mwese natara bararitse maze nimusoza mwegerane zero distance ishushanye zero stress mu rugo ufate uko mara kumusiripurezinga umuhobera nta kibazo se utabiriye utazi mu buryo bubisi fata ikiganza wishongore gutya maze iyo foto bayifate fataho sharanga gutya n'aba bakobwa baze kubireba n'aba bahungu maze paraguhereza ururabo ruzima uko rutohagiye aruguhereze wihere umukunzi ifoto yarangiye kameramana abikora vuba cyane paraguhereza urwo rurabo ruzima maze uhereze umukunzi hanyuma murukikire bizima uko murukikira muzakikire hungu na kobwa nyivuga ibyo ufite impano yageneye umukunzi we bya marene maze amufashe ururabo iyo mpano ice mu biganza bya Emmanuel maze Emmanuel ashimire umwari ko yamukunze maze umwana wacu nawe si umwana w'umwanana yanditse urwandiko ararushishimura ategura impano utamwenyuye amafoto arashya ariko mwe mwabikoze kare ujya mugezaho mumwenyure gutyo impano Aline yageneye Emmanuel tubashimire ko yageze mu biganza bya Aline maze ahereza umukunzi nari bashimira Emmanuel babyeyi mwabye neza muratubyara mama na papa mu cyubahiro tubagomba gutambuka Emmanuel abashimire ko mwabyeyi kandi mukarera neza basenyera hanyuma papa akabyara na Aline maze papa nasoza kubaramutsa bifuriza n'ibyiza mu rugo arabajya hagati hanyuma pare yakire umutaka ahereze Emmanuel umutaka ingofero namara kuyakira Emmanuel namugusaba uburenganzira n'ububasha bw'uko uruhanga rwe rwajyaga rwitwa n'ejo wagiye mu nka umubwira uti za nka zajemo izindi bagukwereye nuzisura ugenda uruhanga ruticwa n'izuba bikore
hanyuma hari inshyimbo nzima parayakira ahereze Manuel maze ahereze sebukwe. Reka mubwire mama, mubonye umukwe utari umukwe, mubonye umukwe mbe arikoraho mukoreho ku nkoni mwese. Hanyuma nasoza arabajeho gato mama nawe atambuke yegera abana. Mukanya turafatira mu ifoto yitwa inyakiramukwe mu muryango. Mama atambuke namara kubaramutsa. Aya mafoto yose njya yashyiraho pressure kuko n'umusaza atinya nyina bo gutinya ndabazi. Babyeyi mu bikora uko mubishaka maze nabagiga ati igiseke cyasoje n'abanyirasenge b'umusore barakimuhereza. Hanyuma abantu mwese muza gufata amafoto hano, umuvuno n'umwe ni ukumwenyura gusa, nimutamwenyura amafoto azanjye. Papa none hatwegere aho rwose. Iriya foto bayita inyakiramukwe mu muryango, nimutayiha amashyi mpamvu mutaratumiwe. Mu gihe bigenda uko, reka hamagara ababyeyi babye neza babyara Emmanuel, nyakubahwa umusaza ubyara Emmanuel bamwita mwami muri Gatsibo, narabyumvise amakuru yawe ndayazi narayamenye. Ruberwa Simoni, umugabo ubwije ibigwi n'ingoga. Babyeyi mwisubira mu byicaro babaha amashyi, ababyeyi batanga impanuro ubugira gatatu maze bakire mugenzi wabo. Ayo mashyi muhaye data n'ibyageze yatanga muyongeze gutyo mu mujyi umwe paka maze kwicara. Papa pepera bagushimire reki president, pepera bagushimire reki president. Hanyuma papa atambuka rusha intambwe mama, ariko umubyeyi ubyara Emmanuel mu mukomakabungu nawe nabona yaje. Hanyuma umusaza akaba mwami muri Gatsibo barabimbwiye, atambuke yegera abana. N'inkotanyi ariko iyo mudatanga amashyi mazima kandi ngabyara abahungu basa nkanjye, barabimbwiye ngo mubyara basa nkanjye. Ubegere maze ubifurize umugisha, barabyatura n'abashaka n'ibintu byinshi. Arababwira ati muhungu wa felicitation fa, ati felicitation, ati mukaza. Maze papa nasoza araza kujya hagati y'abana. Arine yakiri umugofero abwire sheri wati ntabwo nahanga uruhanga rwa data bukwe. Ati sharanga yakiri, ati menye uruhanga rwa papa data bukwe anyunganira papa. Ati mumenye maze umubwire uti za nka zavuyemo izindi zidacika z'umuryango zidacurucaca none zijyamo bigenda uko. Ati inkoni kandi twese dukoreho maze nihere data bukwe. Papa karibu. Ntabwo mugira karisho muri nawe washingiye byakubaho. Papa hari urwani kwa bageneye, ntabwo warubura. Bashimire. Hanyuma ndaza guteguza abantu turi buhamagare umwana wacu Arine ari buze gushimira. Papa ze gato ku ruhande maze mama nawe aha mukoreho mwenda byarangiye. Papa karibu hano gato turaje dufatira mu ifoto. Aka kantu mugahamaje bavuze ngo mpamagare ngo MC Sam hamagare kwize. Reka nihamagare impano yanjye agira umuntu yizana. Jamaye barambwiye ngo MC Sam hamagara ngo kwize. Abana shanda yifata kabisa. Kandi n'uyizanye ngo tugire ku ifoto rimwe. Abageni nzabashimira. Nasangamo gaze, nasangamo iki. Reka rero tuze kongera duhamagare none baguha amashyi menshi cyane kuko ugiye gushimirwa ryikubye. Papa jejuru nanone bakongera amashyi noneho imiryango yombi kuko utabyara uyu mwari uwegera abageni noneho utambuka ubegere. Noneho hafi aha haba umuntu uri bugutwaze kuko bagiye kugushimira byimazeyo. Hafi aha haba umuntu uri buze kukwakira ahangaha, maze utambuke wegera abana abafite amashimwe akomeye cyane byimazeyo. Maze niwegera abana bajya hagati. Bwa mbere mu mateka umubyeyi wabyaye neza abana bavuze bati hari imidari bajya ba Cristiano Ronaldo na ba Lionel Messi, hari ibikombe bajya batanga.
maze Arina aravuga ati sheri shimirira papa umunyambikira umudari ariko nanjye ndakoraho byoroheje. Uyu mudari baba Cristiano arakinye yatsinze ku isi hose rimwe na rimwe bakamuvuga ukuguru. Umubyeyi yawukoye arikorera Aline neza n'umuhamashi. Kiriya gikombe bagiha umubyeyi wibaye indashyikirwa. Ahazamura cyane umubyeyi wagize neza urera neza. Tutanga amashyi cyane ako kazi ke. Muyongeze. Papa kizamure wishongore baguha amashyi cyane. Okay. Maze muri iyo njyana ababyeyi b'abamana mama n'ababe baza. Cyamaye muhoberane mutazitana bamwana ibibazo byavutse. Hanze abantu batizera Imana ibibazo bivutse barashyingiranywe. Bararebana icyana cyo mu jisho kibi bati uri bamwana. Ariko barahoberanye bumvikanye ukuntu bazitana bizima. Bati ntabwo tuzitana bamwana ibibazo nibiza tuzashaka solution. Ari nabwo bikurikirana niwe wambwiye ngo mahamagaze. Mama wanjye nakwiturikiye. Iyi ni politike y'abagore n'iyivangemo. Kubanye kandi nkiri muto. Nawe baporofise ku ngofero nawe reka yikorere. Shinkoni zaba mubyeyi we. Hari amakamba ababyeyi bakoreye babarera. Mama muri njye ndumva naseka kuko nishimye, ariko kandi nkumva narira kuko ngusize mawe. Kuva nkivuka ukimenya kugeza n'ubu ukindwanirira. Inama nziza wajyaga ungira, indirimbo nziza wajyaga untura, mu bihozo byiza wajyaga untaka, n'utuzina twiza wajyaga unyita, byose nzongera kubyumva ukundi. Nta shimwe nabona ari gukwiye ngo ndihundi yakumpaye ngenzi ya mwiza. Gusa icyo nzi nuko kunyibaruka byasumbye izindi ngingo zose. Unkundira umbwire Dawuti warakoze kuri bwa bwema nagurya wandindaga irungu. Igihe nshonje simbisari kandi nzira inuma. Ndetse usezerere kuri abantuye bose bambaye hafi mu bihe byanjye byose. Ubabwirire ko mbakunda ikindi kandi ndabakumbuye. Warakoze kwitwa mama ukambera mama. Umutima w'ubuntu n'ubumuntu wigirira bitarembuza ngo bisiguriya. Ni umusoro nyusineye bwiza. Gira usanze ujye kurongorwa. Mama uzi imikino mwijeje kuri Emmanuel ndamuzi n'ingabo. Umukobwa bazamufata mukure mu kazi yakoraga, amuzamure mu ntera, amushyire mu nteko y'abadepite, maze amushyireyo amugire umudepite amezi 9 yose akibarizwayo. Humura. Uramwizeye? Sawa. Aha yari kongoreye. Mubaha amashyi cyane Emmanuel azabikurikirane, atazamugira umudepite ava yasubiza yamuha amasezerano ahoraho. Ariko nyamara manda y'amezi 9.